Bahaye ikaze kuri Jado Creator TV, televiziyo ibagezaho ibiganiro bitandukanye. Ubaye uri mushyashya kuri ino channel, kora subscribe, ukore like, utange comment, ubundi ukande subscribe, ukande ku nzogera, nurangiza ikiganiro gisharinga abandi kugira ngo babashe nabo gukurikirana channel yacu. Dufite itangazo twahawe na Core Team rivuga kuri Testnet 1, Testnet 2, Testnet 3 ndetse na how it's upgraded from protocol version guhera kuri 19.22 ndetse na 19.23. Testnet 1 has already been upgraded from protocol version 19.22. They are now working on moving Testnet 1 to version 23. After that, both Testnet 2 and the mainnet will also upgraded from 19.23. Why this matters: each version upgrade unlocks new functionality and control for the P blockchain. It's part of the layered rollout toward a more capable and stable mainnet. What to expect? The upgrade will be done step by step, version by version, not all at once. There might be planned outages of the blockchain during upgrades, but they will announce them beforehand. In short, P Network is moderating its blockchain core. These upgrades are like moving from an old operating system to a new one, gradually bringing in more features, reliability and scalability. Mu by'ukuri iri ni itangazo twahawe na Core Team. Ndibutsa rwose ngo abashya kuri ino channel muduhe subscribe, muduhe share, like ndetse na comment, kandi nimba video wayikunze kanda like kugira ngo YouTube channel ikomeze kugeza ibiganiro byacu. Ikindi muri comment washyiramo igitekerezo cya content twakoraho ubutaha. Reka rero turirebe no mu kinyarwanda rino tangazo. Testnet 1, umwe mu mikorere ya P yo kugerageza, bamaze kuyivana kuri protocol version 19 bayigeza kuri version ya 22. Ubu harimo gukora ngo Testnet 1 ikomeze ive kuri 22 ijye kuri version 23. Nyuma yayo bazahita basimbuza na Testnet 2 ndetse na mainnet ariyo nyamukuru ikoreshwa n'abantu bava kuri version 19 bamwe bajye kuri 23. Impamvu ibi ari ingenzi, kuri buri version nshya blockchain ya P irushaho kubona ubushobozi bushya n'ubuyobozi bwiza, n'intambwe igamije kugeza imbere imbaraga, umutekano, ubushobozi bwo kwakira serivisi nyinshi. Icyo utekereje ni iki?
Upgrade zizakorwa gahoro gahoro binyuze mu byiciro 19, 20, 21, 22, 23. Ntabwo bizakorwa umunsi umwe gusa, hari igihe blockchain ishobora guhagarara by'agateganyo. Planned outage kugira ngo iryo vugurura rikorwe, ariko bazajya babitangaza mbere. Mu magambo yoroshye, P-Network irimo kuvugurura ikoranabuhanga ryayo kugira ngo rirusheho gukomera no korohereza kuzana ibintu bishya ku muryango mugari wa P-Network. Ni nko kuvugurura sisiteme ya telefoni iva kuri version ishaje ijya kuri version nshya izana ibyiza byinshi. Mbibutsa ko uyu mushinga wacu wa P-Network ni umushinga ukiri kumayiningwa, ariko nanone ni umushinga watanze ku mafaranga rwose ku bantu bari bamaze imyaka 6 bawumayininga, barawurindiriye, barihanganye bagakora iyo bwabaga. Ni ukuri ndababwiza ukuri ko uyu mushinga igihe bawuronshingaga bawushyira ku isoko bwa mbere, abantu bakuyemo amafaranga. Murabyibuka ko ino paye ikigera ku ma exchange yatangiriye ku $2 irazamuka, yahereye kuri 1 irazamuka igera ku $2, iraharenga igera kuri 3, nyuma iragaruka igera mu $1.5, ariko nyuma iragenda iramanuka. Uko kugenda ihindagurika rero byagiye birushaho kugaburira abantu benshi, ku bakora trading, ku bantu bakora trading cyane barabyumva, baragurishije barunguka kuko bayiranguraga isa nkaho yaguye cyane, bakayicuruza yongeye gutumbagira ku buryo yashoboraga kuba yakwikuba nk'inshuro 2 cyangwa 3, 4 gutyo n'5. Bityo rero yagaburiye abantu, kandi ni umushinga n'ubundi ugikomeje kumayiningwa, ni umushinga ugikomeje gukora udushya twinshi, ugenda wagura sisiteme yawo, itunganya sisiteme. Abamayininga rero bakomeje gukataza kuko ubu ngubu ntago bikiri indota, ahubwo ni amafaranga kandi aryoshye, apana amafaranga yandi tuvuga ngo ntaryoshye. Ni amafaranga aryoshye kubera ko amafaranga abarwa mu mafaranga, coin yamaze kubarwa mu mafaranga burya iba yamaze kugira aho ivana abantu n'aho ibageze. Bakunzi ba Jado Creator TV rero, abashyashya hano kuri Jado Creator TV, mukore subscribe, mukore share, mukore like, mukore comment. Ahangaha haca ibiganiro bitandukanye, ijambo ry'Imana, haca ibiganiro bijyanye na mining business online, ndetse ibiganiro bijyanye no kuba wakora